Umuziki ni kimwe mu bintu bisaba guhozaho uvangaho n'udushya kuko burya abakunzi ba muzika baba bashaka guhora bumva mu matwi yabo bacuranyirwa n'umuhanzi bakunda kandi ibintu byiza. Nubwo mu myaka 10 ishize hari bamwe mu bahanzi baje bafite impano ariko ntitumenye aho barengeye, hari n'abandi bakomeje gukora uko bashoboye kose ngo bagume ku ruganda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ikinyamakuru Kigali Today cyasubije amaso inyuma maze kirebera hamwe abahanzi bitwaye neza mu kinyacumi gishize, ni ukuvuga mu myaka 10 ishize, ku buryo umuntu yanabita abahanzi b'ikinyacumi. Abo bahanzi no tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu mu gukora uru rutonde rw'abahanzi, ariko itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Kigali Today bakora imyidagaduro barebye umuhanzi wakoze ubudahagara mu gihe cy'imyaka 10, akaba yarabaga afite indirimbo zikunzwe nibura buri mwaka, akitabira nibura bimwe mu bitaramo byagaragaraga buri mwaka muri iki gihe gishize, no kuba atarigeze aburirwa irengero mu maso y'abakunzi be muri iki gihe cy'imyaka ishize. Uru rutonde ni urutonde kandi rwakozwe hatitawe ku warushije undi. Njye nitwa Nikuwingabiye. Umuhanzi w'ikinyacumi duhereyeho ni Riderman. Riderman ni umwe mu bahanzi nyarwanda bahora ku rwego rwo hejuru mu ruganda rw'umuziki. Ni umuhanzi watwaye amwe mu marushanwa akomeye n'ibihembo bitandukanye uhereye mu myaka ya 2010. Ibihembo birimo nka Salax Awards, amarushanwa ya PGSS harimo n'iryo yatwaye, ndetse no kumurika imizigo y'indirimbo. Ni umuhanzi kandi utarigeze aburirwa irengero cyangwa se ngo asubire hasi ku buryo abakunze umuziki bibaza aho yagiye. Nibura buri mwaka Riderman yashoboye gusohora indirimbo zirenze 3 zikunzwe ku rwego rw'igihugu. Undi muhanzi w'ikinyacumi Kigali Today yashyize kuri rutonde ni The Ben. The Ben yatangiye umuziki muri 2008 abarirwa mu itsinda rigari ry'inshuti ze z'ikirere hamwe n'abandi bahanzi bari bagezweho icyo gihe. Muri 2009 The Ben yateguye igitaramo cye cya mbere cyo kumurika umuzingo we wa mbere, yari yise amahirwe ya mbere, ariko igitaramo nticyaje kugenda neza kuko ari umubyigano wari uraho cyaberaga. Igihe The Ben yaramaze kuba umuhanzi w'izina rikomeye, ariko umwaka wakurikiyeho ahita ajya gutura muri Amerika. Nk'umuntu wari ukishakisha, The Ben yamaze hafi imyaka 2 adakora umuziki kuko yongeye gutangira gushyira hanze indirimbo 2012. The Ben afatanyije na Meddy na K8 Kavuyo bamaze gushyikirana na Click bajyaga bakorera bakiri i Kigali, n'ubundi bahuriye muri Amerika maze bongera gukora indirimbo nyinshi zakunzwe zirimo Ndu w'Ikigali, Habibi, Ko nahindutse, Urabaruta, I'm in love, Give it to me ndetse n'izindi. Undi muhanzi w'ikinyacumi Kigali Today yashyize kuri rutonde ni Meddy. Uyu muhanzi Meddy nawe ni kimwe na mugenzi we The Ben yagiye muri Amerika 2010 abanza kumara hafi imyaka 2 adakora indirimbo. Gusa mbere yuko agenda, Meddy yari yarakoze izi ndirimbo zari zarakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Amaze kubona na Click, Meddy yashyize indirimbo zamugarawe mu ruhando rwa muzika, ahereye kuri Ni Njyewe kugeza n'ubu ngubu n'umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda, baratubirwa mu bitaramo biri ku rwego rw'igihugu. Undi muhanzi w'ikinyacumi Kigali Today yashyize kuri rutonde ni Butera Knowless. Niwe muhanzi w'igitsina gore wenyine wagaragaje guhangana mu muziki nyarwanda akamara imyaka 10 ataracika intege, kandi kugeza n'ubu ngubu akaba gikomeye, ndetse buri mwaka agashyira hanze indirimbo zikunzwe. Butera yabaye umwe mu bagore b'abanyamuziki nyarwanda bakoze indirimbo zakunzwe nibura 2 cyangwa se 3 buri mwaka. Nubwo imiririmbire ye itavuga rumwe, hari abaryoherwa n'ijwi rye bakamukunda batitangira itama. Undi muhanzi w'ikinyacumi uri ku rutonde ni Bulldog. Uyu numwe mu nkingi za mwamba mu muziki wa hip hop nyarwanda, akaba numwe mu bashinze itsinda rya Tough Gang, ubu ngo ariko ryamaze gusenyuka. Iki kinyamakuru Kigali Today kivuga yuko mu bazamukanye bose guhera 2008 Bulldog ari we wenyine wahinguranyije iki kinyacumi adahagaritse gukora indirimbo zikunzwe ndetse no kwitabira bimwe mu bitaramo bikomeye bibera mu Rwanda. Undi muhanzi w'ikinyacumi Kigali Today yashyize kuri rutonde ni Senderi International Hit. Eric Senderi waje guhinduka akita Senderi International Hit yabaye umuhanzi ugirwaho impaka nini kubera kurimba cyane kuri gahunda za leta. Gusa ibi nabyo byatumye amara igihe kinini ari mu maso y'abanyarwanda. Muri 2013 Senderi yatangiye gukorana n'abatunganya indirimbo bagezweho, avanga injyana zigezweho n'izivuga kuri gahunda za leta. Benshi bakundira umugabo ubukoryo akunda kugaragaza kuri stage mu bitaramo bitandukanye. Itsinda ryari rigizwe na TMC ndetse na Platini, nabo bari mu bahanzi b'ikinyacumi. Iri tsinda ryari ryarahuye muri 2009 bashyira hanze indirimbo nka Wanizunguwa, Magorwa, Sinzika ndetse n'izindi. 2010 bagiye muri PGSS ku nshuro yabo ya mbere ari abahanzi bato hamwe na Urban Boys. Mu kinyacumi gishize bamuritse imizingo 6, kandi buri mwaka babaga bafite nibura indirimbo 3 zumvikana ku maradiyo mu Rwanda hose. Kugeza ubu ngubu nubwo atakiri group, nka Platini ameze neza cyane. Urugendo rwe yatangiye rwo gukora ku muhanzi ku giti cye. Itsinda rya Urban Boys naryo riri mu bahanzi b'ikinyacumi. Ni itsinda ryaje mu muziki 2008, bamwe mu barigize nka Nizo bari bataranarangiza amashuri yisumbuye. Icyo gihe hari ikibazo cy'abahanzi bake mu muziki nyarwanda utunganyirizwa mu gihugu. Mbere yuko Urban Boys itandukana iki kinyacumi kitararangira,
bari barakoze ibyo abakunda umuziki bari bategereje. Bakoze indirimbo zakunzwe bari kumwe n'abanzi bo mu Uganda, Burundi ndetse na Nigeria, ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi bakoreye hano mu Rwanda zayoboye umuziki igihe kirekire. Ku rundi ruhande kandi ntawakwirengagiza uburyo bashimishaga abantu cyane iyo bahuriraga mu ndirimbo n'umuraperi Riderman nawe twasanze kuri uru rutonde. Undi muhanzi w'ikinyacumi Kigali Today yashyize kuri uru rutonde ni Makanyaga Abdul. Uyu musaza n'umuhanzi utari muri imyaka ya vuba, ndetse aho batangiriye rimwe kuririmba ubu ngubu bahagaritse umuziki, abandi basigaye bikora nko kwishimisha gusa, ndetse n'abitabye Imana. Undi muhanzi w'ikinyacumi ikinyamakuru cyashize kuri uru rutonde ni umuhanzi Theo Bosebabireba. Bosebabireba yaramaze kuba icyamamare, ashobora no kujya kuririmba hanze y'u Rwanda kandi agakesha mu bitaramo birimo ibihumbi by'abantu. Gusa ariko ikinyacumi kirangiye asigaye ari umuhanzi ugibwaho impaka mu matorero y'abihaye Imana, ariko iyi ngiyi ntimubuza ko indirimbo ze zicyumvikana akanatumirwa ahantu hamwe na hamwe mu bitaramo bikomeye byo guhimbaza Imana. Undi muhanzi w'ikinyacumi Kigali Today yashyize kuri uru rutonde ni Bruce Melody. Nubwo ari ryo zina ryinjiye mu muziki bwa nyuma y'andi yose twabanje kuvuga haruguru, Melody asa n'uwatangiranye n'ikinyacumi kuko yamenyekanye cyane muri 2022, ndetse uyu mwaka niwe muhanzi nyarwanda wavuga ko agiye gusoza uyu mwaka ameze neza cyane. Njye nitwa Ingabiye, ntibagirwe gukanda subscribe niba utarabikora, ndetse uramutse wakunze iki kiganiro witwereke ukanda like, unasharinga inshuti zawe. Niba ufite igitekerezo kandi ikibazo cyangwa se n'inyunganizi nabyo ubidusigire muri comment.